turakwitabye karamenya gasani kuduhamaganga ku neza yawe ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda ije kutujyana neza kuri uyu wa kane tariki 4 Mutarama 2024. Ngaha amasomo tujye kuzirikanaho adufasha kwegera Imana. Isomo rya mbere ry'umworo ya mbere ya Yohani umutwe wa 3 umurongo wa 7 kugeza kwa 10. Twana twanjye ntiyakagira ubayobya. Umuntu ukora ibitunganye aba ari intungane nkuko Yesu ari intungane, naho ukora ibyaha aba ari uwa Sekibi, kuko Sekibi ari umunyabyaha kuva mu ntangiriro. Ngicyo icyatumye umwana w'Imana yigaragaza, no kugira ngo arimbure ibikorwa bya Sekibi. Umuntu wese wabyawe n'Imana ntaba gishoboye gukora icyaha, kuko imbuto yayo iba imurimo. Ntashobora rero gukora icyaha ukundi, kuko yabyawe n'Imana. Dore ikigaragaza abana b'Imana n'abana ba Sekibi. Umuntu wese udakora ibitunganye cyangwa ntakunda umuvandimwe we ntakomoka ku Mana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 98. Imipaka yose y'isi yabonye ugutsinda kw'Imana yacu. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, kuko yakoze ibintu by'agatangaza. Indyo ye ukuboko k'ubutagatifu byatumye atsinda. Inyanja niyorome hamwe n'ibirimo, isi yose hamwe n'abayituye, inzuzi nizikome mu mashyi, n'imisozi ivugiriza impundu icyarimwe. Nimusingize Uhoraho kuko aje gutegeka isi, azacira isi urubanza rutabera, arucire n'imiryango mu butarenganya bwe. Imipaka yose y'isi yabonye ugutsinda kw'Imana yacu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Yohani umutwe wa mbere umurongo wa 35 kugeza ku 42. Muri icyo gihe Yohani yari kumwe na babiri mu bigishwa be. Abonye Yesu ahise aravuga ati, dore ntama w'Imana. Ba bigishwa be bombi bumvise avuze atyo bakurikira Yesu. Yesu arahindukira abona bamukurikiye, arababaza ati, murashaka iki? Baramusubiza bati, Rabi, ibyo bivuga ngo mwigisha, utuye he? Arababwira ati, nimuze murebe. Baraza babona aho atuye. Nuko uwo munsi bagumana nawe. Hari nk'igihe cy'isaha ya 10. Andereya mwene nyina wa Simoni Petero yari umwe muri abo babiri bari bumvise amagambo ya Yohani bagakurikira Yesu. Aza guhura mbere na mwene nyina Simoni, aramubwira ati, twabonye Kristo, ari byo kuvuga umukiza. Nuko amugeza kuri Yesu. Yesu aramwitegereza aramubwira ati, uri Simoni mwene Yohani, none kuva ubu uzitwa Petero, bisobanura urutare. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nimuze murebe, nimuze murebe. Abayoboke b'Imana nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungurira abandi buri munsi. Ineza y'Imana irangwe iwacu. Jambo w'Imana wigize umuntu, maze abana natwe ni mucyo tumuramye. Amasomo kizu yacu duteguriye aratuganisha ku ngingo yo gushakashaka Yesu, ndetse twamara kumubona tukamwereka abandi, ngo tujye kuzirikana ku ngingo igira iti, nimuze murebe. Mu Kilatini baravuga ngo venite et videte, nimuze murebe. Iyo ni intego bamwe bagiye bafata benshi. Iyo ni intego igomba guturanga mu buzima bwacu. Iyo umaze kureba hakurikiraho kubona, wamara kubona ugafata icyemezo. Nta kindi cyemezo usibye gukurikira no gukurikiza Kristo. Hari umugani ugira uti, abatajya ari bwami babeshywa byinshi. Naho rero biragusaba kwigererayo, kwigerera kuri suruse, ku isoko. Turaza kubona ku isoko nta yindi usibye Yesu Kristo. Ni ngombwa guhigerera, hataje nejo bundi utazumva Yesu mu bitabo, utazumva Yesu wa wundi bakubwira. Ese niba bamukubwira wowe waramwiboneye? Bambwiye wowe se wibwiye iki? Kwegera Yesu, kumusanga, ukagera haba kugira ngo ugire ute umumenye neza. Hari imvugo igira iti, umenya umuntu ari uko musangiye umufuka w'umunyu. Bishatse kuvuga ngo mubanye igihe kirekire. Turaza kumva uyu munsi abamenye Yesu bakabana nawe nibwo baje kumumenya koko. Uyu munsi rero twibonera amakuru atariho imyotsi, atariho ivumbi, nta bihuha. Ati, nimuze murebe. Mwigisha utuye he? Ati, nimuze murebe. Amasomo araza gutuganisha ku isano iri hagati y'umwigisha
ndetse n'umwigishwa bahujwe n'iki? Umwigishwa agomba kwiga ndetse no kwigana umwigishwa we, akamureberaho kandi akamukurikiza, akanamukurikira, kubana nawe, kugumana nawe. Nimuze murebe. Isomo rya mbere mu ya mbere ya Yohani riratwereka ijambo w'Imana Yesu Kristo wigize umuntu tugomba kwizera nka mwarimu umwigisha wacu, tukamwizera kandi tukamukurikira, tukanamukurikiza, nibwo tuzitwa abana b'Imana. Yohani yatangiye ijambo ryiza riguhamagara, nanjye ntampamagara riti twana twanjye ntiyakagire ubayobya. Amen. Yamvuga igira iti utayobora arayobya. Ujye umenya mwarimu ukurikiye niba atari gukuyobya, ujye umenya niba atari gukuyobya. Nubona ari gukobya uzigendere, ariko nubona ari gukuyobora uzamukomereho, akomeza kuyobore. Kandi kuyobora abandi ni ukuyobora hehe? Ingoma y'ijuru. Urebe niba atari gukuyobya akujyana ikuzimu. Uwo ntabwo ari umwarimu, uwo ntabwo ari umurezi, ahubwo ni umurozi. Hari abantu benshi babaye abarozi aho kuba abarezi. Hari abantu benshi bataba aho gutabara. Iri somo rya mbere rije ritwereka ko nta mugabo gukorera bashebuja babiri. Uzanga umwe ukunda undi. Ndushobora gukorera Sekibi ngo ugaruke ukorere Kristo. Hitamo umwe, hitamo imaripfa. Rero niba hisizira Kristo, nta kindi bigusaba n'ubutungane, ni ukwanga icyaha. Gukora Kristo, guhitamo Kristo, ni ukwanga icyaha, ni ukuzinukwa n'icyaha, ni ukurenga imipaka nk'uko na Zaburi iri kubitubwira, imipaka y'icyaha dusanga ubutungane Yesu Kristo. Ivanjiri y'uyu munsi ije twereka Yesu Kristo watangiye ubutumwa. Yohani Batisa akamwerekana ati dore nta Mana dukiza ibyaha by'abantu. Nuko twumvise uyu munsi babigishwa bari bakurikiye, bigishwa na Yohani Batisa, bagahita bakurikira nde? Yesu, umwigisha mukuru. Yohani Batisa akanyigisha nawe agakwigisha ko ibintu atari byawe ugomba kubirekera nyirabyo. Abantu ntabwo ari abacu, bakristo ntabwo ari abacu, abayoboke b'Imana ntabwo ari abacu, ntab'Imana nyine. Ntukajye ufata abantu ngo bigarurire ati muri abanjye. Oya, n'ab'Imana n'abakristo. Iyo Kristo aje, iyo nyiri umuringa aje, utega ukuboko ukaberekana ati dore nguriye, dore araje, va ku giti, dore umuntu. Muri Isiraheli ngo habaga amashuri, harimo umwigisha ndetse n'umwigishwa, Reba, abigisha nyine. Noneho ngo iyo bamaraga kwigisha abigishwa babo, ngo nabo nyuma yaho bamaze kumenya, bashoboraga nabo ubwabo kujya gushinga iryabo shuri, bagakomeza nyine bakigisha. Turumva Yohani Batisa na Yesu bafite ishuri rikomeye cyane. Bo abigishwa babo ntago bo iyo barangije kumenya bajya kwishingira yabo mashuri, ahubwo bakomeza bagenda bahererekanya hagati yabo. Yohani Batisa akabahereza Yesu. Ni nkaho Yohani Batisa na Yesu bari mu kibuga, bari gushaka gutsinda ishyaka ry'ikipe. Nuko rero Yohani Batisa agapasa Yesu, agaheza ipasi, akamuha ka pasi karyoshye. Ubwo Yesu yabona ako gapasi, ubundi Yesu akinjiza ibitego, bikarangira batsinze ubutumwa. Kudasigana mu butumwa no kudasigana, bityo ukamenya ko Kristo ari ugomba gutsinda. Twese turaba Kristo, guha Kristo abe. Nibwo rero babigishwa basanze Yesu bati mwigisha utuye hehe? Yesu ati nimuze murebe, venite tividete, come and see, venez voyez. Nimuze murebe aho ntuye. Iyo umaze kureba urabona, wamara kubona ugakomeza ukitegereza kugeza iyi nyine uzakorera igikorwa gifatika. Voir, juger et agir. Ngewe za ntego z'abajesiste. Ese warangije kureba, wabonye iki? Wakoze iki se nyuma yaho? Cyangwa wabaye ntibindeba, bize ngarame, ukaba mu buzima nta cyemezo ufata kuko nyine utigeze ureba. Yesu arakubwira ati, araguha invitation ntawe umunsi ati ngwino urebe, nimuze murebe. Iyi invitation ya Yesu iratwerekeza kuri source, ku isoko. Yesu niwe soko y'agakiza, niwe tugomba kurangamira. Yohani Batisa ni integuza yerekana urumuri, kuko Kristo ari we rumuri, niwe soko tugomba kugana. Na niyo mpamvu hano ku isi tugira abigisha benshi, ariko ujya wirinda ko wamukurikira cyangwa umukurikize. Uwo dukurikiye kandi dukurikiza ni Yesu Kristo. Abo bose batwigisha baba bari guturangira Yesu Kristo. Dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Ariko ntago dukomeza kwirebera ka gatoki cyangwa tureba Yohani Batisa, ahubwo tureba Kristo. Va ku giti, dore umuntu. Abatigerera ibwami koko babeshywa byinshi. Niyo mpamvu uyu munsi Yohani Batisa ababigishwa nyuma bamaze kwirebera aho Yesu atuye, babana nawe, bagumana nawe, kuko bari bamaze kumumenya wese. Nuko rero babana nawe, bishatse kuba ko bakunze ubuzima bwa Yesu,
ubuzima bwo kwiyoroshya. Yezu ntiyageraga aho arambika umusaya, ariko biratangaje uburyo bagumanye nawe. Biratangaje kandi bibabaje ko abantu benshi hano ku isi tutigera kuri suruse, tutageraho ibintu bikomoka. Bamwe tumenya amakuru y'ibice, abandi tukamenya amakuru y'ibihuha, bamwe tugatangira tugaca imanza nyinshi, inteko abaneguranye, tukabeshya bikaza kurangira turi kwibeshya, kuko nyine tutirebeye. Nimuze murebe. Hari inshinga eshatu Yohana akunze gutindaho mu ivanjiri ye: voir, croire et demeurer. Kureba, kwemera ndetse no kugumana na Kristo. Uyu munsi nawe izo shingura sa kuzitondagura kugira ngo nawe umwigishwa wa Kristo, ugambiriye kumureba, ugambiriye kumwemera ndetse no kugumana nawe ubuzima bwawe bwose, kuko nyine uba ukunze Yezu. Kubera ko aya masomo ari kuganisha ku ishuri, umunyeshuri ndetse na mwarimu cyangwa umwigisha n'umwigishwa, reka dukora umwitozo wo mu ishuri, maze nawe uze kuva aha ngaha hari ubwenge wamenye, warebye, wemeye, kandi uri gukora ibikorwa byiza byo gukurikira umwigisha mukuru. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu ishuri rimwe, ngo hari umwana wajya gukererwa cyane mu ishuri, abandi bakazinduka, undi mwana wakiyizira nka nyuma y'iminota 30 cyangwa nyuma y'isaha cyangwa nyuma y'igihe kirekire, abandi batangiye amasomo. Ibyo bibabaza abagenzi be ndetse na mwarimu ararakara. Wa mwana ngo baza kumuhimba izina ryitwa ndangare, bamwita ndangare. Abandi babona aje nyine bakavuga bati dore ya ndangare iraje. Wa mwana ntiyabishikaho. Mwarimu aza gufata icyemezo cy'uko agiye kumuhana, akajya mukubita, arebe byibuze ko umwana azacika kuri iyo soko kujya kerererwa. Yakerererwa mwarimu akamuhana, mwarimu akamukubita bitewe n'iminota yakererewe. Igihe akererewe mwarimu akamuhana, igihe akererewe mwarimu akamuhana. Ndangare bakomeza kumuhana batyo. Nuko rero kamvuga igira iti inkoni ivuna igufa ntivuna ingeso. Mwarimu aza kubitekerezaho, abona uwo mwana n'ubundi ntabwo ajya acika ku ngeso yo gukerererwa. Mwarimu afata icyemezo cy'uko atazongera na rimwe kumuhana, aramwihorera. N'ubundi wa mwana akomeza kongera gukerererwa, ndangara akomeza kongera gukerererwa. Igihe cyaje kugera, mwarimu afata icyemezo cy'uko bagenzi be niba batamaze kugenda, aza gusigana na wa mwana. Yaje gusigana na wa mwana wenyine, nuko baraganira. Amubaza impamvu ituma kerererwa, bari bombi bonyine. Nuko wa mwana ndangare ngo aramubwira ati mperekeza iwacu maze ngubwire nkwereke impamvu ituma nyakerererwa. Nuko mwarimu arabyemera, aramuherekeza, bajyana na wa mwana. Ati ngwino urebe, ndagusaba ko afata agatambaro, hari igihe waza kukenera kwihanagura amarira, nugira emotion uze kwihanagura amarira. Nuko mwarimu ageze iwabo ndangare, asanga ndangare abana na nyina wenyine, babana bombi na nyina. Nyina ararwaye ameze nabi, ari ndangare umwitaho. Nuko mwana ngo aramubwira ati rero mwarimu, nguyu mama ararwaye indwara ikomeye cyane. Buri munsi mbyuka mu rukerera, ngiye kuvoma amazi, ngiye gutashya udukwi, ngakora imirimo mu rugo, ngateka, narangiza ngakorera amisuku, nkamwitaho, nkamusigira ibiryo. Iyo mbirangije nibwo nza ku ishuri. Ngisho gituma wajya kubona nakererewe, nuko nabaga ndi kwita kuri mama, ni njye nyine tubana, ni njye nyine afite. Mwarimu koko kubisa amaso nyina, amaze no kwirebera iyo mirimo umunyeshuri akora, agira ishavu n'agahinda, atangira kurira. Uzi se cyamurizaga? Nuko mwarimu aratangira aricuza ati iyo nkiza kumenya kare kose, iyo nkiza kumenya kare kose ko ari ibibazo urimo, ntago nari kuzigera ngukubita, ntago nari gushyigikira ko bakwita ndangare. Iyo nkiza kumenya kare kose ko ari ibi ngibi wabonye, ko ari ibibazo urimo, kuri mu gahinda, kuri mu ishavu, ntabwo nari kuba naragukubise ziriya nkoni zose. Iyo nkiza kumenya kuri mu gahinda, nari kuba, iyo nkiza kumenya ibibazo byawe hakiri kare, nari kuba naragusuye kera, nari kuba narageze aha ngaha kera, nari kuba naramenye iki kibazo ufite. Mu gihe mwarimu yarari gusaba imbabazi uwo munyeshuri, muri ako kanya mwarimu afata icyemezo cyo gufata agasahani, nirinze kuvuga nk'agafuka, agiye gusabira wa mwana ubufasha aho azanyura hose, kugira ngo wa mwana bamufashe, nawe afashe nyina. Nawe rero uri hafi uzakira ku gasahani ka mwarimu kugira ngo usabire uwo mwana ubufasha. Ari hirya, ari hino, uwo mwana umusabire. Aha, ndizera ko muzakuraho iyo re, ugasigarana ndanga, nk'umuntu nyine uri kuranga akaranga aho ikibazo giherereye, kugira ngo nyina bakomeze bamwiteho, kandi wa mwana koko akomeze iyo mirimo y'igipfura. Kwita ku bandi nibyo bituma nterererwa. Ese mubyeyi, nawe gukererwa kwawe nuko uri kwita ku bandi cyangwa nuko uri kwiyitaho? Nguko mw'ababyeyi mwe,
uyu munsi amasomo aradusaba gushyika ku isoko. Iyo utaragera ku isoko uba ufite amakuru y'ibice, uba ufite impuha, uba uri guca imanza utazi ruhe na ruhe, ukarira utazi n'uwapfuye. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Kwigerera ku isoko. Hari umuvandimwe mu bana ushaka kubona hari imyitwarire agaragaza, wenda ukamucira urubanza uti iriya ndara, iriya ngegera, kiriya gisambo, uriya musambanyi, uriya musinzi, ariko utaramenya ibikibimutera. Aho kwica gitera wakwica ikimutera. Nguko ugomba kubanza kwigera kuri surusu, ukagera ku isoko gute. Harya uriya mwana ni cyo kibazo afite? Harya uriya mwana afite ababyeyi? Wasanga nawe umuntu mubana utazi amakuru ye, utazi umuryango we, utazi uko abayeho, utazi ubuzima bwe, kandi mukabana imyaka 5, 10, 20, mukazakorana yubire mukiri kumwe, utazi ese n'imfubyi, afite ababyeyi, ese ababyeyi bimaze bate, ese uyu nguyu yabayeho ate, afite inzu, aba hehe. Ibyo byose ntubashobora kubyitaho kuko nyine uri nyamwigendaho. Yezu ati nimuze murebe. Iyo umaze kureba nibwo ubona ko abandi bagowe. Hari igihe twiberaho mu mudamararo, mu munyenga, tukirira ifirite, tukirira inyama, tukarara amazu ya etaje, tukabaho neza uko dushatse kose. Ariko waruzi ko hari abandi nda yafatanye n'umugongo? Waruzi ko hari abandi bagoka bakabona n'icyo barya? Kubera uri mu mudamararo ntiwabyumva. Bigusaba rero kugira ute? Kugera kuri susu ukareba ibibazo abandi bafite. Ijoro riba riraye wa mubyeyi we, ngo utaranirwa agaramye ngo agira ngo ijuru riri hafi. Nawe rero nubona mugenzi wawe ujye wihatira kubanza kumenya aho atuye. Mwigisha utuye he? Yezu nawe ababigishwa barakubwira bati tujya kureba kwa Yezu, tujya kuri surusi, tugane soko y'ubugingo, tumenye Yezu, tumumenyesha abandi. None se mubyeyi, wazavuga Yezu ute utaramumenye? Wazamenyesha Yezu ute abandi kandi wowe nawe utamuzi? Mon experience avec Jésus. Nahuriye he na Yezu? Nagiye kumureba. Turebera Yezu hehe? Muri tabernakoro, mu kiliziya, mu rusengero, n'ahandi hose duhurira n'abandi nkabasha kumureba. Ariko by'umwihariko uyu mwarimu aranyigisha gukura abantu mu kivunge, nkabajyana by'umwihariko. Umuntu afite ikibazo ni ngombwa kumujyana ku ruhande kugira ngo umenye neza ikibazo afite, kuganiriza abandi. Ikiganiro, dialogue, ibyo bituma nshobora kumenya umuvandimwe wanjye, nkamenya uko abayeho, nkamenya n'ukuntu namworohera, tukabana neza kubera ko namumenye. Mwigisha utuye he? Yezu ati nimuze murebe. Nawe uyu munsi wihatire kureba, ubone, nurangiza kubona werekane Kristo wahuye nawe. Igitambo cya misa ni umwanya mwiza wo kujya kureba Yezu, kureba Yezu aho atuye. Twamubona mu isakamento y'Ukarisiya tukamuhabwa, ubundi tukaza tukamushyira abandi, tugakora neza ibikorwa by'urukundo, gutega amaboko ngasabira abandi, gutega amaboko nyategeye ijuru nsabira abandi ibyiza by'ijuru, gutega amaboko nsabira abandi ko baza kubaho, nkabasabira ubufasha kuko namaze kubona akababaro karimo, namaze kubona agahinda barimo, namaze kubona aho batuye. Aho batuye rero nk'ahandi Yezu atuye, ntagira harambika umusaya, ntagira inzu, ntagira umwitaho. Ni wowe maboko yo kwita kuri Yezu, yo kwita kuri ba Yezu n'abandi bose baza bakugana bakeneye ubufasha bwawe. Mbifurije amahoro y'Imana, mukomeze kugira Noheli nziza n'umwaka mushya muhire 2024. Kwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.